Usibye SEMUHUNGU noneho wagaragaye mu ruhame atisize ibirungo cyangwa se atisize ibirungo bya kigore mu rubanza, hari izindi nkuru ebyiri zirimo umugore watwikisha amavuta y'ubuto yatuye yacaniriye umugabo we amushinja kumuca inyuma. Ibyo byabereye mu Bugesera, ariko inkuru iratubabaza cyane uyu munsi ni y'umwana w'umuhungu ntaraza kubereka hano ariko utuye mu karere ka Rwamagana. Uyu mwana w'umuhungu yaronguraga nyina umubyara ufite imyaka 45, nuko nyina nawe umenya yaragiye agatwarwa koko, yaratwawe none bivuganye se umubyara ubwo n'umwana w'umuhungu maze baramwica. Reka tureke gutinda, iyi ni tire montagne rwandaise ikugezaho amakuru. Reka turambure izi nkuru uko ari eshatu. Ibuka kandi like kuri iyi nkuru, ukore subscribe, nibwo inkuru yacu iragira ku bantu benshi, ubwo urabo dushyigikiye dore ko tuba twazibateguriye neza. Mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba haravugwa inkuru y'akababaro n'ikorwa ry'ubugome bukomeye, aho umugabo w'imyaka 47 y'amavuko yishwe, bikekwa ko yishwe n'umugore we bafitanye urugo ndetse n'umuhungu wabo. Ibi byabaye mu ijoro rya 27 n'itariki ukwezi kwa 4, bibera mu mudugudu wa Rukwaya mu kagari ka Sasabirago mu murenge wa Fumbwe mu karere ka Rwamagana nk'uko tumaze kubivuga mu ntara y'Iburasirazuba. Amakuru atangwa n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze muri aka gace agaragaza ko uyu muryango wari usanzwe ubanye mu makimbirane akomeye ashingiye ku kutumvikana hagati y'umugabo n'umugore, aho umugabo yashinjaga umugore we kumuca inyuma. Gusa amakuru atangwa n'abaturanyi baho hantu cyangwa se babo avuga ko uko gucana inyuma kudasanzwe ndetse n'amahano, kubera ko nyakwigendera yashinjaga umugore we kugirana umubano udasanzwe cyangwa se gusambana n'umuhungu wabo cyangwa se umuhungu we. Dore uko bimeze, biravuga ko ayo makimbirane yaje gufata indi ntera kugira aho umugore w'imyaka 45 y'amavuko afatanyije n'umuhungu w'imyaka 22 y'amavuko bafashe icyemezo kigayitse cyo kwica uwo mugabo nise umubyara mu buryo bw'ubugome bukomeye, harimo no kumutemagura. Nyuma yaho amakuru yaramenyekanye, maze inzego z'umutekano nazo zahise zitabara, maze abo bakekwaho icyo cyaha bahita batabwa muri yombi. Kuri ubu bafungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, iyo ni ya Nyagasambu, mu gihe iperereza rikomeje kujya mbere kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye n'impamvu nyakuri nyayo. Umurambo w'uyu mugabo wajyanwe ku bitaro bya Rwamagana kugira ngo ukorerwe isuzuma ibizwi nka autopsy rizafasha kumenya neza icyateye urupfu rwe. Ubuyobozi bwaho burasaba abaturage kwirinda amakimbirane yo mu miryango, mukibutsa ko ibibazo byose bikwiye gukemurwa mu nzira z'amahoro hifashishijwe inzego zibishinzwe, aho kwifatira ibyemezo bishobora kuvamo ibyaha bikomeye nk'ibi. Icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake giteganywa kandi kigahanishwa n'ingingo y'107 iri mu itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 ukwezi kwa 8 2018. Iryo ni itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, nikibahama bazahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Ariko mu Bugesera aho umugore yasutse amavuta yatuye ku mugabo we amushinja uburaya. Bagwaneza Yvonne w'imyaka 43, uwo no mu kagari ka Kanzenze umurenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera, yatawe muri yombi akurikiranyweho gusuka amavuta y'ubuto yatuye ku mugabo we ariwe Bahati Jean Claude w'imyaka 40, nuko akamutwika ndetse akamutera icyuma mu Rubavu amushinja uburaya no kumuca inyuma. Uti byagenze gute? Ayo makimbirane yavuyemo urugomo rukabije gutyo yabaye hagana 2:30 z'ijoro rishyira kuri uyu wa mbere, hari ku tariki 27 z'ukwa 4, aho abaturage bacitsemo igikuba nyuma yo kumva no kubona uburyo umugore yatwitse umugabo we yarangiza akamutera n'icyuma mu Rubavu, bimwe bakoreye Yezu cyangwa se Yesu w'i Nazareti. Abaturanyi babonye uko Bahati yagenjwe bakutse umutima ndetse bavuga ko ubu ari ubunyamaswa bukomeye. Umwe muri bo witwa Nyamacumu Ildefonse yagize ati, ntabwo nzi niba uyu mugore mbere yo gukora ibintu nk'ibi
yabanje gutekereza uko umugabo ari bumere, ubona ko ari ibintu yateguye kandi yashakaga kumwica, kuko yakoze ibikorwa bibiri, harimo gucanira amavuta ahagije yo kumusukaho. Abonye bidahagije maze anamutera n'icyuma. Akomeza avuga ko ubu bunyamaswa bukwiye guhanwa by'intangarugero, ndetse hakarebwa no ku bandi bafitanye amakimbirane, hagakumirwa ibyaha nk'ibi bitaraba. Ati ibi ni ubunyamaswa bubi cyane, umuntu niyo mwaba mufite icyo mupfa, ntabwo ukwiye kumwangiza aka kageni. Turasaba ko n'inzego zibishinzwe zajya zinareba ko n'abagore bahohotera abagabo kandi bagakurikiranwa. Mukangarambe Amina utuye muri santere ya Karumuna avuga ko ibikorwa bya bagwaneza bigayitse. Avuga ko yakaba yarigeye ubuyobozi bukamugenera ibyo yemererwa n'amategeko bagatandukana, ariko asigiye uwo bashakanye ubuzima. Ati njya mbona hari abantu batangazwa n'imibare y'abatandukana, njye mbona aho kugira ngo abantu bahemukirane gutya batandukana mu mahoro, umwe akajya mu bye n'undi agasigara mu bye. Ubu se uyu mugore niyo yaba yarabangamiwe cyangwa se arengana, ateze kuzababarirwa n'umwana we wabonye uko yagize se? Ibi birababaje kandi yaduteye ubwoba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntarama Rwasa Patrick yavuze ko ubuyobozi n'inzego z'umutekano zihutiye gutabara uwatwitswe akihutishirizwa kwa muganga, ndetse iki kibazo kikaba cyatangiye gukurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ati batubwiye ko icyo bapfuye ari uburaya. Uyu mugore ashinja umugabo we. Icyahise cyihutirwa gukorwa ni uguhamagara imbangukiragutabara ikajyana umugabo kwa muganga. Iki kibazo kirimo gukurikiranwa muri RIB. Yasabye abaturage kwirinda amakimbirane n'igisa nayo, baba bananiwe kwikemurira ibibazo byabo bakagana ubuyobozi bukabafasha gushyira ku murongo ibyo batumvikanyeho. Ati cyambere nuko umuturage ugize ikibazo cyo gukeka cyangwa se afitanye amakimbirane n'uwo babana cyangwa se umuturanyi, twamusaba kwegera inzego z'ibanze cyangwa se inzego z'umutekano zimwegereye, hagasuzumwa ikibazo cye kandi amategeko agakurikizwa. Icya kabiri, kwihanira ukoreshejwe n'umujinya ntibyemewe, bizana inkurikizi. Niyo mpamvu no kuri iki kibazo cyabaye hatangiye iperereza. Abatinganyi se muri hehe? Urubanza rwa Semuhungu Eric rwashyizwe mu muhezo. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko iburanisha urubanza rwa Semuhungu Eric rishyirwa mu muhezo bitewe n'uko ibivugirwamo cyangwa se biravugirwamo bishobora kuba birimo ibinyuranyije n'imyitwarire mboneza bupfura. N'umwanzuro wafashwe ku itariki 28 z'ukwa kane, ubwo hari hagiye gutangira kuburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ry'iminsi 30. Semuhungu wagejejwe mu rukiko kare cyane yatangiye kuburana saa 4 zibura iminota mike. Iburanisha ryabereye mu cyumba cya kabiri mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, ndetse rigitangira hari harimo n'abandi bagombaga kuburanishirizwa muri icyo cyumba. Perezida w'iburanisha yatangiye asoma imyirondoro y'uburana n'andi makuru yerekeranye n'urubanza, ndetse Semuhungu arabyemera. Gusa Semuhungu kandi byagaragaraga mu buryo bwa kigabo ugereranyije n'ibisanzwe, kuko haba mu myambaro n'imyitwarire irimo nk'ingendo byagaragaraga ko ari ibya kigabo, ndetse n'ibirungo by'ubwiza yajyaga akunda kwishyiraho nk'iby'abagore ntabyo yari afite. Ariko ikindi cyatangaje cyangwa se cyatangaje abantu benshi nuko nta muntu n'umwe mu nshuti ze cyangwa se umuryango uretse itangazamakuru wari waje kumva urubanza rwe, nubwo byarangiye rushyizwe mu muhezo. Urukiko rukimara gusoma umwirondoro wunganira Semuhungu mu mategeko, yahise ahabwa umwanya, ariko ntiyatangiriye ku mpamvu we n'umukiriya we basaba gufungurwa by'agateganyo nk'uko bisanzwe, ahubwo yahise asaba ko urubanza rwashyirwa mu muhezo. Umwunganizi wa Semuhungu yasabye ko hashingiwe ku biteganywa n'amategeko urwo rubanza rwashyirwa mu muhezo, ndetse n'uruhande rw'ubushinjacyaha ntirwabyanga, ahubwo rusaba urukiko ko rwabisuzuma. Ibyo yasabye biteganywa n'ingingo ya 70 y'itegeko nomero 22 akarongo kaberamye 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza mbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi, ndetse iyo ngingo niyo ikoreshwa no ku manza nshinjabyaha kugeza ubu. Iyo ngingo igira iti
iburanishwa ry'urubanza ribera mu ruhame. Icyakora iyo urukiko rubyibwirije cyangwa se rubisabwe n'ababuranyi bombi cyangwa se umwe muri bo, rusanga kuburanisha mu ruhame byatera impagarara cyangwa se byabangamira umuco w'imbonezabupfura n'uburenganzira bw'abantu mu mibereho yabo, rufata icyemezo ko iburanisha ribera mu muhezo. Birakomeza. Urukiko ntirwazuyaje narwo rwahise rwanzura ko urubanza rwa Semuhungu Eric rushyizwe mu muhezo. Nyuma abandi bari bagenewe kuburanira muri icyo cyumba cy'iburanisha cya mbere bahise basabwa kwimukira mu cyumba cya kabiri, ndetse n'itangazamakuru risabwa gusohoka. N'ibyo baherutse nuko Semuhungu Eric ubundi yatawe muri yombi ku itariki 9 z'ukwa kane, akaba akurikiranyweho ibyaha binyuranye birimo icyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa, ndetse n'icyo gusebanya. Umusore wa mbere wareze Eric Semuhungu afite imyaka 22 y'amavuko mu gihe undi afite imyaka 20. Icyatangaje abantu ni ukuntu yaje yabaye umuhungu neza neza. Noneho iby'ubutinganyi ni nkaho biri kumukamukamo. Ese bivuze ko Semuhungu afite ubwoba? Urabivuga iki? Ndabizi ukunda inkuru n'amakuru y'ibyasohotse mu binyamakuru. Dore n'ikimenyimenyi tugeze ahangaha tukiri kumwe. Kugira ujye ubona izindi nkuru zacu, ibuka ukande like kuri iyi nkuru, ukore subscribe kuri channel yawe, muzajya ubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi, kubera ko turi abambere mu kukugezaho ibyasohotse mu binyamakuru. Nitwa Samuel Mugisha, ibyo birihutirwa mukore subscribe. Inkuru zacu zo nakagaruka. Wifuza kuduha ibitekerezo, kudusaba ingingo twagukoraho mu buryo bw'ibiganiro, nomero ya WhatsApp ni 0782622130. Email yacu ni montagne@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho, ntabwo dutinda gusubiza. Nshuti bakunzi bacu, turishimye ko mwakurikiye turi Montagne Rwandeze. Inkuru yacu natuyisoreje. Iyi nkuru wayikunze, manuka munsi y'video wandika ijambo rigira riti muduhereze ibindi, nanjye ndashyiramo agatege dushaka kubahereza ibiganiro n'inkuru nyinshi nziza zirimo amakuru nyine. Ku kirahuri cyanyu ahagana iburyo hari izindi nkuru zirenga 500. Mwibuke muzirebe. Naho ubutaha. Montagne Rwandeze.